Umuziki ni imwe muri content yinjiza amafaranga menshi cyane kuri social media platforms, dore ko imbuga nkoranyambaga nyinshi zicuruza umuziki. Kuba umuziki winjiza amafaranga bituma abawukora bagira iterambere cyangwa se ubutunzi buhambaye, bitewe no kubinjiriza amafaranga atari make. Niyo mpamvu muri ino video tugarutse kuri top 10 y'abahanzi bafite amafaranga menshi cyane muri East Africa kurusha abandi. Turaza guhera ku mwanya wa 10 tugere ku mwanya wa mbere, aho tuza kuhasanga ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi mu bahanzi baherereye muri East Africa. Mbere ko dutangira mbanje kuguha ikaze kuri Ben TV, niba ari ubwa mbere uhageze kuri subscribe, like, share na comment, wibuke no gufungura inzogera kugira ngo utazacikwa na updates z'ubutaha. Ku mwanya wa 10 turaza kuhasanga umuhanzi witwa Bebe Cool ukomoka mu gihugu cya Uganda. Akaba ari umuhanzi ukomeye cyane, akaba n'umucuruzi, akaba afite n'ibindi bikorwa byinshi bimwinjiza amafaranga. Akaba afite imitungo cyangwa se amafaranga abarirwa hejuru ya miliyoni 5,600 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi, bikaba byatumye agaragara kuri uyu mwanya wa 10. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 9, aho tuhasanga umuhanzi witwa Sauti Sol ukomoka mu gihugu cya Kenya. Akaba nawe ari umuhanzi wamenyekanye mu njyana ya Afropop, akaba akunzwe cyane kandi akaba afite ibikorwa byinshi bimwinjiza amafaranga, haba ari ukwamamaza cyangwa se n'ibindi by'ubucuruzi bitandukanye akorera ku mbuga nkoranyambaga ze uretse umuziki gusa. Akaba atunze ibikorwa cyangwa se amafaranga abarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 5,800 by'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu muhanzi Sauti Sol uturuka mu gihugu cya Kenya agaragara kuri uyu mwanya wa 9 w'abahanzi bakize cyane muri East Africa. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 8, aho tuhasanga umuhanzi witwa Harmonize uturuka mu gihugu cya Tanzania. Akaba nawe ari umukire cyane, akaba afite amafaranga cyangwa se imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 5,900 by'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu muhanzi Harmonize w'umunyatanzania agaragara kuri uwo mwanya wa 8. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 7, aho tuhasanga umuhanzi witwa Jaguar. Akaba ari umuraperi ukomeye cyane wo mu gihugu cya Kenya. Akaba afite imitungo myinshi cyangwa se amafaranga menshi cyane, bitewe n'ibikorwa byinshi agenda akora, haba ari ukwamamariza kampani z'ubucuruzi cyangwa se zikora ibikoresho by'ikoranabuhanga n'itumanaho. Uyu nawe akaba ari umuraperi waje kugaragara kuri uyu mwanya wa 7 ufite amafaranga menshi cyane uturuka mu gihugu cya Kenya, aho afite imitungo ibarirwa hejuru ya miliyoni 7 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, akaba nta mpamvu yo gushidikanya ko uyu muhanzi Jaguar wo mu gihugu cya Kenya akaba n'umuraperi ukomeye aza kugaragara kuri uyu mwanya wa 7 w'abahanzi bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi muri East Africa. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 6, aho tuza kuhasanga umuhanzi witwa Alikiba. Uyu ni umuhanzi ukomeye cyane uturuka mu gihugu cya Tanzania, akaba afite label yitwa King Music. Uyu Alikiba akaba afite amafaranga cyangwa se imitungo ibarirwa hejuru ya miliyoni 7,200 by'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu muhanzi Alikiba wo mu gihugu cya Tanzania agaragara kuri uyu mwanya wa 6. Tudatinze tugiye kujya muri top 5. Gusa mbere yuko tujya muri top 5 cyangwa se mu bahanzi 5 ba mbere bafite amafaranga menshi cyane muri East Africa, nagira ngo nkwibutse niba utarakora subscribe ngo ufungure n'inzogera kuri Ben Gold, urigomba cyane na updates zindi tuzanyuza kuri umuyoboro wacu wa YouTube. Wabikora kuko ni ingenzi cyane kandi akaba ari n'inkunga ikomeye kugira ngo tubashe kwagura uyu muyoboro wacu wa YouTube. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 w'abahanzi bakize cyane muri East Africa turasanga umuhanzi witwa Professor Jay. Akaba ari umuraperi ukomeye cyane nawe uturuka mu gihugu cya Tanzania. Uyu nawe akaba afite ibikorwa byinshi bimwinjiza amafaranga, byaba iby'ubucuruzi, kwamamaza ndetse n'ibindi bitandukanye uretse umuziki gusa. Uyu akaba ari umuhanzi ukomeye cyane w'umuraperi uturuka muri Tanzania, akaba afite imitungo cyangwa se ibikorwa bibarirwa hejuru ya miliyoni 7,500 by'amadolari y'Amerika. Urumva yuko aya ni amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye
uyu muhanzi agaragara kuri uyu mwanya wa gatanu. Tudatinze tugiye ku mwanya wa kane, aho tuhasanga umuhanzi witwa Akoth w'umunyakenya, akaba nawe ari umuhanzi ukomeye cyane w'umunyamideli, akaba afite ibikorwa byinshi bitandukanye bimwinjiriza amafaranga uretse kuba akora umuziki gusa. Akaba ari umuhanzi wagaragaye kuri uyu mwanya wa kane bitewe n'uko imitungo ye cyangwa se amafaranga afite abarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 7,600 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko uyu Akoth umuhanzi akaba n'umunyamideli ukomeye cyane wo mu gihugu cya Kenya, nta mpamvu yo gushidikanya yuko yagakwiye kugaragara kuri uyu mwanya wa kane w'abahanzi bakize cyane muri East Africa. Tudatinze tugiye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga umuhanzi witwa Jose Chameleone wo mu gihugu cya Uganda, akaba ari umuhanzi ukomeye cyane ukurikirwa n'abarenga miliyoni nyinshi ku muyoboro wa YouTube, akaba kandi akunzwe no ku zindi social media platforms zicuruza umuziki, ibyo bikamuha kwinjiza amafaranga menshi cyane ndetse no kwagura ibikorwa bye bitandukanye agiye akora hirya no hino. Akaba ari umuhanzi rero ukomeye cyane, akaba afite imitungo cyangwa se ibikorwa bibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 8 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko uyu muhanzi Jose Chameleone w'umunya-Uganda ari umuhanzi ukomeye cyane wagakwiye kugaragara kuri umwanya wa gatatu mu bahanzi bakize cyane muri East Africa kurusha abandi. Tudatinze tugiye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzi witwa Bobi Wine. Bobi Wine ni umuhanzi ukomeye cyane ukomoka mu gihugu cya Uganda, akaba ari umuhanzi ukomeye cyane kandi akaba ari n'umunyapolitiki, akaba yinjiza amafaranga menshi cyane haba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu bindi bikorwa akora bitandukanye. Urumva yuko uretse kuba ari umunyamuziki ni n'umunyapolitiki, bikamuha kwinjiza cyangwa se kumenyekana cyane ku rwego mpuzamahanga, kandi kumenyekana bituma arushaho kwinjiza amafaranga menshi cyane binyuze kuri social media platforms zitandukanye. Uyu akaba afite imitungo cyangwa se ibikorwa bibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 9 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane ugereranyije nayo abandi batunze twagiye tubona cyangwa se tuzi muri East Africa, bikaba byatumye uyu muhanzi Bobi Wine agaragara kuri uyu mwanya wa kabiri. Tudatinze tugiye ku mwanya wa mbere. Ese ku mwanya wa mbere urumva hakakwiye kugaragara uwuhe muhanzi? Ndazi neza ko ushobora kuba wamuketse cyangwa se waba umuzi, gusa mu gihe usanze uri ku mwanya wa mbere atari we watekerezaga cyangwa se atari we wari uzi, uraza kutubwira uwo wari uzi cyangwa se wakekaga muri comment. Ku mwanya wa mbere turasanga umuhanzi witwa Diamond Platnumz wo mu gihugu cya Tanzania. Ukaba ari umuhanzi ukomeye cyane, akaba atunze amafaranga menshi cyane cyangwa se afite imitungo myinshi ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 12 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko uyu Diamond Platnumz ni icyamamare, abenshi muramuzi, yagiye akora indirimbo nyinshi zitandukanye kandi yagiye akorana n'abahanzi abo mu Rwanda twavuga nka The Ben, aho bakoranye indirimbo bakayita Why, ko ari indirimbo ikunzwe cyane The Ben yagaragayemo, kandi agakorana na Bruce Melody aho baje gukorana indirimbo bise Pom Pom, akora indirimbo nayo yakunzwe cyane, bigatuma uyu muhanzi Diamond Platnumz amenyekana cyane ku mbuga nkoranyambaga, kandi kumenyekana bikamufasha kwinjiza amafaranga menshi cyane kuko bimuha kwamamara cyangwa se gukundwa n'abatari bakeya. Uyu Diamond Platnumz kandi akaba ari umuhanzi uzwi cyane mu kwaka amafaranga menshi cyane mu bintu bijyanye na collaboration, kuko kugira ngo mukorane collabo ni umwe mu bahanzi bishyurwa amafaranga menshi cyane, aho na Bruce Melody yaje kuvuga yuko yamwishyuye arenga miliyoni 120 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo yemeranywe nawe gukorana iriya ndirimbo bise Pom Pom, aho baje no kuyikorana n'umunya-Nigeria witwa Brown Joel. Urumva yuko ari indirimbo ikomeye cyane rero. Uyu Diamond Platnumz akaba yagaje kugaragara kuri uwo mwanya wa mbere w'abahanzi bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi muri East Africa, aho twabonye ko atunze imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 12 z'amadolari y'Amerika. Wowe twanyuma ino video, nyabuneka kora subscribe, ufungure n'inzogera, igitekerezo cyawe muri comment ni ingenzi, like na share kugira ngo tuzacikwa na updates z'ubutaha tunyuze kuri umuyoboro wacu wa YouTube.